Application nahisemo kubereka yagufasha kubika amakuru yibanze ku burumbuke ni application yitwa Kindara nkuko mubireba kuri screen. Hariho aho ushyira umuriro wabyukanye buri mu gitondo, ugerageza gupima ku masaha amwe nta kintu urakora utarabizuka, utariyorose biba byiza waba ukiri mu biryamirwa byawe nta n'umuntu muravugana, ugapima umuriro ubyukanye. Wamara kuwupima hano hari umuriro wenda ukavuga uti navukanye 97 n'ibice 23. Icyo gihe bihita byibikamo. Ikindi no application igufasha kubika harimo n'ururenda uko rumeze. Ushaka kuvuga uti nta rurenda mfite, ushaka kuvuga uti ruri sticky, ruramatiriye ntabwo rutose. Noneho ushaka kuvuga uti rwaje ari rwinshi, urana hariho akantu kamwe ni ruke, ni rwinshi ariko atari cyane cyangwa se ni rwinshi cyane. Hariho creamy rumeze nk'amavuta umuntu yisiga cyangwa se nk'ikivuguto, ibintu nk'ibyo nyine bitari amazi ariko bitanakomeye cyane. Naho ushaka kuvuga ngo ni ruke bisanzwe, ni rwinshi hagati na hagati cyane, ni rwinshi cyane. Kimwe na egg white bimeze nk'umweru w'igi, nawo ushaka kuvuga ngo ruraringaniye, ni ruke, ni rwinshi cyangwa se ni rwinshi cyane. Cyangwa se ukavuga rumeze nk'amazi. Ibintu byinshi bitandukanye. Hano byose nabishyizeho ariko ushyitamo hamwe, bishobora kuza ari nka 2 mu gitondo ukabyuka wenda ufite urumeze nk'amavuta bisiga, ku mugoroba hakaza urumeze nk'umweru w'igi. Ibyo birashoboka, byose bishyiramo ari 2. Hari n'uburyo bwo gushyiramo imihango, ukavuga uyu munsi yaje ari mike cyangwa se yaje iringaniye cyangwa se yaje ari myinshi. Ku bantu benshi iyo imihango irangiye hari n'igihe kinyuramo haza ibintu bitari imihango, navuga ko ari nk'utuntu, ari nk'imihango iba yarasigayemo ariko utavuga ngo ni amaraso yarahinduye n'ibara. Ibyo nabyo ushobora kuvuga ko biri kuza. Ushobora no gushyiramo igihe wakora imibonano mpuzabitsina warakoresheje agakingirizo, warakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye cyangwa se warakoresheje uburyo bwo kwiyakana. Kugenda ushyiraho iminsi wakoreyeho imibonano mpuzabitsina ni byiza, kubera ko niyo utwite uravuga ati nshobora kuba naratwise muri kino gihe. None byo ninabwiye ibindi bimenyetso by'inyongera ushobora gushyiraho. Ino app ni nziza kubera ko baguha n'uburyo bwo kubyongeraho. Hano hari ibimenyetso byinshi cyane. Ushobora kuvuga uti mo ndababara mu nda, amabere, ndananiwe, mfite umuriro, ndumva nshaka ibiryo ibi n'ibi, mu mibonano mpuzabitsina nababaraga, ibintu byinshi cyane ukagenda ubishyiraho buri munsi. Noneho ushobora no kwiyongereraho ibyawe ubona bitariho hariya, ukandikaho icyo ushaka. Urugero natanga wenda ushobora kuba ruri muri biriya bafite, ariko ni urugero bisanzwe. Ushaka kuvuga uti numvaga nshaka ibijumba, ukabyandikamo ukabyemeza. None ushaka kuvuga uti uyu munsi numvaga nshaka ibijumba, urabona ko byahise biza hano, ukavuga uti numvaga nshaka ibijumba. Ushobora no kwandikaho ibindi bintu bitandukanye mu gihe ufite ibintu byinshi ushaka kwandikaho, ushaka kuzagaruka ukibuka. Uko iminsi ishira uba ushobora kugenda ureba imbonerahamwe bakakwereka ibyo washyizemo, ariko noneho babigushyiriye ku murongo byoroshye kuba wahita ubikuramo amakuru.